Abangavu n'ingimbi baba bakura vuba cyane bityo bakeneye ibiryo byinshi kugira ngo bagume bakure hitawe ku mpinduka ziri kuba mu mubiri wabo. Ikaze kuri Rama Family. Ngushimiye ko uba wahisemo kumva ibiganiro byacu, ni nayo mpamvu tugiye kuganira ku buryo twakwita ku bangavu n'ingimbi kuko nyine baba bakeneye ibintu bitandukanye kugira ngo barusheho gukura cyane, kuko igihe kiri hagati y'imyaka 10 na 19 ni igihe gikomeye kugira ngo twubake umubiri wabo ukomeye kandi uzira umuze, kuko uba witegura kuba umuntu mukuru. Ikaze, muri kumwe na Louise. Abangavu n'ingimbi bakeneye indyo yuzuye kugira ngo bakure byimazeyo, haba ku mubiri, haba mu bwenge, haba no mu marangamutima. Ihatire rero kumenya akamaro k'indyo yuzuye ku buzima n'imikurire, kandi ubisangize n'inshuti zawe n'umuryango wawe. Sobanukirwa neza ubwoko ndetse n'ingano y'ibiribwa ufata. Ihatire kurya ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi. Ndabwira abangavu n'ingimbi, nimugabanye ibiribwa bifite intungamubiri nkeya. Urugero: fanta, imitobe yo mu nganda, amafiriti, za keke, amandazi na biswi, burya byifitemo intungamubiri nke cyane. Hari imvugo iri mu bihugu bitandukanye ivuga ngo uwo uriwe bituruka ku mubyo urya, ndetse abandi bakavuga ko abatekereza neza barya neza. Bityo rero fata amafunguro afite ibiribwa binyuranye kandi birimo intungamubiri, cyane cyane ibirimo imbuto n'imboga bishyashya, ndetse no kuba bishobokeye bagerageze gufata amata. Rya buri munsi ibiryo binyuranye bifite amabara nk'ibijumba by'umuhondo, imboga gakondo zifite ibara ry'ibyatsi byijimye, urugero ni nk'imbwija na dodo. Kandi ujye ugerageza gufata amapapayi n'imyembe, ibihaza na epinari, kuko bikungahaye ku ntungamubiri zagufasha cyane cyane muri iyo myaka yawe. Ry'ibiribwa bikungahaye ku butare bwa feri, birimo inyama zo mu nda nk'umwijima, umutima n'impyiko. Buriya feri ni intungamubiri y'ingenzi cyane cyane ku bakobwa no ku bagore, kuko bayitakaza buri kwezi mu gihe cy'imihango. Jya ugerageza kurya ibiribwa bikomoka ku bihingwa nk'imboga z'icyatsi kibisi, inyanya, imyembe, amapapayi, amatunda. Ibi byose bikungahaye kuri vitamine, kandi nazo zifasha mu gukumira ibura ry'amaraso. Ni byiza rero kurira icyarimwe ibiribwa bikungahaye kuri vitamine n'ibikungahaye kuri feri. Reka wowe unkurikiye w'ingimbi cyane cyane n'abangavu, mbibutse ko kunywa ibyayi no kunywa ikawa muri kurya bibangamira umubiri mu gukoresha ya feri muri kwibandaho nakomeje kubabwira. Reka nsoreze ahangaha kugira ngo ibi bintu buri mwangavu n'ingimbi babimenye, mujye mubisangiza n'abandi, ahasigaye birwaneho, be kurarikira ibitabubakira umubiri nka bya bindi twavuze, amafanta n'amafiriti n'amakeke n'amandazi, ahubwo bite cyane kuri za mboga, kuri bya bintu bikungahaye kuri feri no kubikungahaye ku mavitamine agomba kubaka, kugira ngo ejo n'ejo bundi bazaba abantu bakuru ariko bafite ubuzima buzira umuze, batadigadiga. Ndagushimiye rero wankurikiye kuri Rama Family. Mbifurije kurama, mbifurije gukura neza, nifurije urubyiruko kugira ubuzima buzira umuze no kuramira kubona ibyiza.